Yesu ashimwe ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Ni ngiye mama Doreen mukunze kuganira ijambo ry'Imana hano kuri Maramaza Channel. Amen. Imana itugiriye neza, irongera tugendereye, iratuvugishije, itubwiye ijambo ritubwira ngo tuvugishe ukuri. Ukuri ko kuzatubatura. Tubwizanye ukuri, dusobanukirwe neza ibi bintu bijyanye bavuga ngo ni divorce, ibintu byo gutana kw'abashakanye, ukuri kwabyo ni ukuhe. Abantu babivuze mu buryo bunyuranye, abize za theology babivuga ukundi, abakuru b'amadini babivuga ukundi, ariko si ijambo ry'Imana noneho ribivuga ngo iki. Dusenga Imana, abantu b'Imana, dusenga Imana kandi twemera Imana idusobanurire. Dusenge. Mana yacu, Mana nziza, Mana ikiranuka, ndagushimye ko uduhaye umwanya mwiza wo kugira ngo twige ku ijambo ryawe, dusobanukirwe n'iki kibazo cyugarije isi, n'iki kibazo cyugarije itorero, cyugarije ubwoko bwawe cya divorce, kijyanye no gutandukana kw'abashakanye. Benshi bavuga ngo Bibiliya irabibemerera, ariko se Bibiliya irabibemerera cyangwa ntibibemerera? Mana utuganirize, udusobanurire. Urakoze Mwuka Wera, mwigisha wacu mukuru, turakwemereye ngo nutwigishe. Urakoze, byose mbisenze nizeye mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwacu. Amen. Dusome Matayo ibice 19, duhere ku murongo wa mbere tugeze ku mirongo 10 yonyine. Murongo wa mbere muri Matayo haravuga ngo titiri iravuga ngo ibyo gusenda umugore. Iyo usomye uravuga utese abagore nabo basendwa gusa, no kuvuga ngo iyo habayeho gutandukana kw'abashakanye haruba yatse divorce, no kuvuga ngo usenda nuwagiye kwaka divorce, nuwagiye kwaka gatanya, hakabaho nusendwa. Usendwa ni wa wundi baba badashaka, yamurambiwe, nta kimushaka, araka gatanya, aravuga ngo sinshaka kubana n'uyu muntu ukundi. Rero hano muri iki gihe cya Yesu biragaragara yuko abagabo nibo basendaga abagore babo, kuko iki kibazo nibo banakizanye baza kubaza Yesu ibijyanye no gusenda abagore babo. Ariko muri iyi minsi abagore nabo basigaye basenda abagabo babo. Erega birakomeye. Erega abantu baravuga ngo turi mu minsi y'imperuka, abantu bakagira ngo nukuri niko bimeze, turi mu minsi igoye umugenzi. Harahari ijambo ry'Imana rivuga ngo uko abantu bagiye barushaho kuba benshi, bagiye barushaho kwiyongera, ngo n'ibyaha byarushijeho kugwira. Ibi bintu rero ntabwo byari bimenyerewe muri Isirayeli yuko umugore asenda umugabo we, ahubwo abagabo basendaga abagore babo. Ariko muri iki gihe turimo cy'uyu munsi, abagore nabo barabikora, abagore nabo basenda abagabo babo. Rero ntabwo navuga ngo si byiza cyangwa ngo ni byiza, ahubwo reka twumve ijambo ry'Imana ritubwira. Twumve ijambo ry'Imana ritubwira. Ubwo nimvuga gusenda uwo mwabashakanye, namaze kubivuga yuko ashobora kuba ari umugabo cyangwa ashobora kuba ari umugore. Iki gihe cya Yesu bari abagabo basendaga abagore, nibo baje no kubaza ibibazo Yesu. Ariko iki gihe cyacu turimo tuvuga ashobora kuba ari umugabo cyangwa ashobora kuba ari umugore. Imana itufashe, iduhe gusobanukirwa. Ku murongo wa mbere noneho muri Matayo bice 19 haravuga ngo Yesu arangije ayo magambo ava i Galilaya. Nubwo hari ibindi yari yarangije kuvuga, ajya mu gihugu cy'Iyudaya hakurya ya Yorodani. Umurongo wa kabiri, abantu benshi baramukurikira abakirizayo, abakiza uburwayi bari barwaye. Ku murongo wa gatatu, abafarisayo baza aho ari baramugerageza. Abafarisayo baje kugerageza Yesu. Baramubaza bati, mbese amategeko yemera ko umuntu asenda umugore we amuhoye ikintu cyose? Ku murongo wa kane Yesu arabasubiza ati, ntimwari mwasoma yuko iyabaremye mbere yaremye umugabo n'umugore, ikababwira iti nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata. Akaramata ni ukuvuga ngo iteka ryose. Akaramata, urumva ko biramatanye nyine, na akaramata ni iteka ryose. Ngo bombi bakaba umubiri umwe, bigatuma batakiri babiri ahubwo babaye umubiri umwe. Nuko rero niba bimeze gutyo, icyo Imana yateranije hamwe umuntu ntakagitandukanye. Icyo Imana yateranije hamwe umuntu ntakagitandukanye. Bivuze ngo Imana yafashe umugabo n'umugore irabateranya, iravuga ati muzabana akaramata, ntihakagire ikintu na kimwe, ntihakagire umuntu n'umwe
uzabatandukanye. Imana idufashe. Reka tubanze tuvuge gato hangaha. Ni ukuvuga ngo bari abantu bajya mu nkiko, amategeko akavuga ngo arabatandukanije, nta bubasha bafite bwo kubatandukanya kuko ntabwo ari bo babateranije. Kuko bateranijwe n'Imana. Imana yavuze ngo ntihakagire ikintu na kimwe kizabatandukanya. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana ni iryo nyine, nta kintu na kimwe gishobora gutandukanya umugabo n'umugore. Nibyo niko kuri. Ukuri ni uku nguku kwanditse muri Matayo ibice 19 umurongo wa 6 hatubwiye ngo icyo Imana yateranije hamwe umuntu ntakagitandukanye. Cagasitari ijambo umuntu, umuntu ntakagitandukanye. Umuntu ni ukuvuga ngo umuntu uwo ari we wese, icyubahiro waba ufite, uri umucamanza, uri umutegetsi, mbese uri umuntu wambaye inyama n'amaraso, uri umuntu. Nta muntu n'umwe Imana yigeze iha uburenganzira, nta muntu n'umwe Imana yigeze iha ubushobozi bwo gutandukanya umugabo n'umugore. Nta muntu n'umwe mu isi y'abazima, nta muntu n'umwe ubifitiye uburenganzira, nta muntu n'umwe ubifitiye ubushobozi. Uburenganzira abantu barabwiha ariko nta bushobozi bafite, kuko ntabwo ntibyemera, ntibishoboka. Nta muntu n'umwe. Cagasitari uhasurinye, uhaca umurongo, uvuge ngo umuntu nta n'umwe ubifitiye ubushobozi gutandukanya umugabo n'umugore. Ariya mpapuro bandika bakavuga ngo baraziciye ni nkaho zitigeze zibaho, bakavuga ngo barabasibye nkaho batigeze babandika, baravuga ngo barabatandukanije nkaho aribo babateraje. Ntibishoboka, ntibifata, kuko Imana niyo yateranije umugabo n'umugore. Abayobozi baba bari gukora ibyabo nk'ubuyobozi, ariko burya Imana niyo yabateranije, nibo bafata urugendo bakavuga bati turagiye mu buyobozi. Ni nko gutanga ubuhamya. Burya ibyo kujya mu buyobozi ni ugutanga ubuhamya, ni ukubabwira ngo turabibamenyesheje, ni ukujya kubibamenyesha. Ariko burya Imana niyo iba yabateranije. Ntabwo rero ubuyobozi bushobora kubatandukanya ngo byemere. Barabatandukanye mu buryo bwabo bw'inyandiko, ariko ntabwo baba batandukanije kuko Imana yonyine niyo yabateranije. Turakomeza tuganire tubone bigira ingaruka nyinshi cyane. Ku murongo wa 7 arababwira ati ntihakagire ikintu kizatandukanya abantu na kimwe, kuko Imana niyo yabateranije, kandi yaravuze ngo bazabana akaramata. Uwo ni Yesu uri kubwira bari abafarisayo bari baje kumugerageza. Urabona bari abafarisayo ni nkaho bari bazi ukuri, ariko baje kugerageza Yesu ngo barebe icyo ari bubabwire. Ku murongo wa 7 abo bafarisayo Baramubaza bati niba ari uko niki cyatumye Mose ategeka ko umugabo aho umugore urwandiko rwo kumusenda abone uko amwirukana. Yesu rero bono baje kumugerageresha ya mategeko, baje kumugera amategeko ya Mose, kandi n'amategeko y'Imana turayubaha, tugomba no kuyubahiriza. None rero baramubwira ati none se Yesu, amategeko surayanga, amategeko surayarwanya, none se Mose ntiyabivuze? Ariko Yesu rero ni Yesu. Yesu ni Imana. Yesu niwe nyina amategeko. Yesu niwe wabyandikishije. Mose ajya kubyandika yari ayobowe n'umwuka w'Imana, yari ayobowe n'Imana. Imana niyo yabimubwiye ngo nabyandike. Ntabwo rero yakivuguruza, ntabwo yivuguruje. Oya, ntabwo yivuguruje. Ahubwo ahangaha abantu bahumva nabi cyane. Umbabarire wowe untega amatwi, aha hantu humva hasobanukirwe. Iki kintu abantu bakibeshyaho bakavuga ngo Mose yahaye, ngo yaravuze ngo bajye baha abagore babo impapuro zibasenda, ngo rero ngo nta kibazo gihari, bamaze gukora divorce, bamaze kwaka gatanya, impapuro babaha nyine n'izira zo mu butegetsi bakamuha urupapuro rwo kumusenda, ubwo byarangiye Imana yabyemeye. Ntabwo ariko bimeze. Mubyumva nabi cyane. Umurongo wa 8 niho habisobanura. Yesu arabasubiza ati, Yesu yashubije abantu gute? Yarababwiye ati Mose yabemereye gusenda abagore banyu kuko imitima yanyu inangiye. Arongera arababwira ati ariko uhereye mbere hose ntibyari bimeze bityo. Ariko uhereye mbere hose ntibyari bimeze bityo.
niho mpasomye neza ntibyari bimeze bityo ni ukuvuga asubiye muri rya jambo yababwiye mbere yose arababwira ati mbere yose ntabwo ari gahunda y'Imana, mbere yose ntabwo ari umugambi w'Imana, mbere yose si ubushake bw'Imana, mbere yose ntabwo ari ko Imana yabigennye, ntabwo Imana yari yagennye yuko hagomba kuzajya habaho gatanya, ariko kubera imitima yanyu inangiye Mose yarabibabwiye ngo mujye mutanga impapuro zibasenda. Rero bene data, umutima unangiye niwe wifuza kugira gusobanukirwa. Umutima unangiye ugusha mu byago byinshi cyane. Ikintu cyitwa divorce utarayikora arabibarirwa. Divorce ni icyago gikomeye, ni ingorane, ni akaga gakomeye cyane. Ni ikintu kijya mu buzima bw'umuntu kurinda apfuye, ntibimuvamo. Ntabwo ashobora kwibagirwa umugore we wa mbere, ntashobora kwibagirwa umugabo we wa mbere, kuko niwe mugore we, niwe mugabo we, uko byagenda kose ntibimuvamo, ntibishoboka. Njye nabonye abantu benshi cyane, harimo n'abasara mu mutwe bagasara bagata umutwe, nabo mubona bagira ngo baguwe neza ameze, ariko ntabwo baba bameze neza mu mutwe, mu buryo bw'ubugingo ntabwo baba bameze neza, kuko hari igikomere baba baragize cyatewe n'iyo divorce, hari igikomere baba bafite cyatewe nuko gutana kuba bashakanye bwa mbere kiba kiri mu mitima yabo. Nta muntu ushobora kukibavura rero. Bazakivurwa nande se? Imana ko ari ivura ibikomere byacu, Imana ko ari twomora ibisebe byose, none Imana bakaba bayigomeye, bigometse, bafite umutima unangiye, icyo gikomere bazakivurwa nande? Ntago gishobora kuvurwa n'uwo mugabo wa kabiri ushatse, kuko nta bushobozi afite bwo kukikuvura. Ntabwo ushobora kukivurwa na wa mugabo wa kabiri ushatse, nta bushobozi bwo kukikuvura afite. Umuntu uvura ibikomere byo mu mutima ni Imana yonyine. Imana yonyine niyo ifite ubushobozi bwo kuvura ibikomere byo mu mutima. Imana yonyine niyo ifite ubushobozi bwo komora ibisebe byo mu mutima. Umuntu akomoka akakira rwose akaba muzima. Cyabiri ijambo rikakubamo rwose ukarisobanukirwa. Ariko umuntu ufite umutima winangiye nta kintu gishobora kumuvura iki gikomere abagize. Aba bana rero nimba mwaragize mukabyara abana, igikomere cy'aba bana baba bagize uzabibazwa, kuko iki gikomere abana bagize ni wowe ukibateye. Iki gikomere abana bagize nta uzakibavura. Imana yonyine niyo ibasha kubavura iki gikomere. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo ibyago ntibizabura kubaho, ngo ariko uzabizana nawe azabona akaga. Uzazana ibibazo, uzazana ingorane, azabona akaga. Niko tubibona muri Luka ibice 17, muri Luka ibice 17 ku murongo wa mbere niko hatubwira. Haravuga ngo ibisitaza ntibizabura kuza, ariko ubizana azabona ishyano. Luka ibice 17 muza kuhasoma mu murongo wa mbere avuga ngo ibisitaza ntibizabura kuza, ariko ubizana azabona ishyano. Mu mama, kiriya gisitaza ushyize imbere y'abana bawe, wa mugabo we, kiriya gisitaza ushyize mu bana, agahinda, umubabaro, intimba, uzabibazwa. Kuko niko ijambo ry'Imana rivuga. Twavuze iby'abana ntabwo tugiye kubivugaho uyu munsi, ariko iby'abana n'agahinda n'umubabaro baba bafite iyo ababyeyi babo batandukanye, kandi agahinda baba bafite noneho ababyeyi babo bataratandukana ariko bari mu nzira zo gutandukana, babona barwana, babona batongana, babona ari umubabaro bafite. Abana muzababazwa kweri, muzababazwa. Hano mu Baroma naho, mu Baroma ibice 2 bavuga kuri uyu muntu ufite umutima unangiye. Babanje kuvuga ibyo kudacira abandi imanza, kandi ibyo uvuga ngo urabaciramo imanza nawe urabikora. Uyu muntu tuvuge nimba n'umugore wawe ari umusambanyi cyangwa umugabo wawe akaba ari umusambanyi, ariko nawe ukavuga ngo uramuretse, nawe urubanza uri kumucira, ahubwo nawe urwo rwobo nirwo ugiye kugwamo. Turaza kureba ukuntu urwo rwobo abantu benshi baguye muri uyu mwobo, ariko batabizi, bakibwira ko bajya mu ijuru, bakibwira ko ari abanyabugingo, kandi baraguye mu mwobo kubera ko imitima yabo yinangiye. Baguye mu mwobo ariko ubu ntabyo bazi. Turaza kubigeraho. Uyu muntu utima rero winangiye mu Baroma ibice 2, Abaroma ibice 2 ku murongo wa 5 haravuga ngo ariko kuko ufite umutima unangiwe utihana, wirindirije umujinya uzaba ku munsi w'uburakari, ubwo amateka y'ukuri y'Imana azahishurwa.
umurongo wa 6, kuko Imana izitura umuntu wese ukwiriye ibyo yakoze. Uyu ni umuntu ufite umutima unangiye utihana. Umurongo wa 5 wo mu Baroma ibice 2 niko hatubwiye ngo kuko ufite umutima unangiye utihana wirindirije umujinya uzaba ku munsi w'uburakari ubwo amateka y'ukuri y'Imana azahishurwa. Imana igufashe cyane. Umutima unangiye si mwiza. Umutima unangiye nta mahoro uzana. Twari tumaze gusoma umurongo wa 7 aho Yesu yababwiye ati bari mu kubaza Yesu bati Mose ngo yatanze urupapuro ngo yarababwiye ngo bajye batanga urupapuro rwo kubasenda, ariko Yesu arababwira ati hoya, ati ntabwo ariko byamye bimeze, ntabwo ariko Imana yari yabiteganije, ntabwo ariko Imana yari yabishatse, si gahunda y'Imana, ahubwo no kubera imitima yanyu yari inangiye. Dukomeze noneho dusome umurongo wa 9 ngo ariko Yesu arakomeje arababwira, ariko ndababwira yuko umuntu wese uzasenda umugore we atamuhoye gusambana akarongora undi azaba asambanye, kandi ucyura uwasenzwe nawe azaba asambanye. Ahangaha bene data tuhaca agasitari, uhaca agasitari, uhaca akarongo. Yewe mugabo uhaca akarongo, nawe mubyeyi, nawe mugore uhaca akarongo. Yesu yaravuze ati niba umutima wawe unangiye ukaba koko watse gatanya, ukaba watse divorce, ariko genda uguma aho ngaho, ntuzashaka undi, kuko nushaka undi uzaba usambanye. Uzashaka wa mugore nawe wasenzwe nawe azaba asambanye. Si umugabo wagusenze ni ukuvuga ni wa wundi wagiye kwaka gatanya, wagiye kwaka gatanya agafata intambwe ya mbere akajya kwaka gatanya, uwo nguwo niwe kazarusenya, uwo nguwo niwe wafashe iya mbere nyine, niwe ikibazo gikomeye kiriho. Uwo wafashe iya mbere avuga ati ngiye kwaka gatanya. Niba uri umugore ugafata iya mbere ukajya kwaka gatanya, niba uri umugabo ugafata iya mbere ukavuga ngo ugiye kwaka gatanya, ni wowe muzi w'ibibi byose bigiye kuba kuri uyu mugore, cyangwa bigiye kuba kuri uyu mugabo, cyangwa bigiye kuri aba bana. Iby'abana ntabwo tubivugaho uyu munsi, ariko abana bahura n'ikibazo gikomeye cyane abantu birengagiza. Hanyuma rero wa mugabo we watse gatanya ntabwo ufite uburenganzira bwo kujya gushaka undi mugore, kuko nujya gushaka undi mugore urabusambanya. Wa mugore we nawe basenze nta ruhare wabigizemo. Iturize, iki kibazo ntabwo ari we wakizanye, witurize, wihangane, nawe we gushaka undi mugabo, kuko nushaka undi mugabo nawe uzaba usambanye. Icyiza rero nuko wakifata wa mubyeyi we, nimba bagusenze nta ruhare wabigizemo, ntacyo wabikoraho, nta bushobozi ufite bwo gatanya. Rero muri iyi minsi turimo barayitanga pe, nta bintu bigoye birimo. Hari igihe bavuga ngo ntabwo ndi buyimuhe, abantu b'abarokore tukavuga tuti, ugasanga yenda umuntu bamugiriye inama bati uri umurokore ntabwo batanga gatanya, ntabwo yimuhaye, ariko bo bazayimuha mu mategeko. Ntabwo bikigoye, nubwo utayimuha nanjye nakugira inama ko utayimuha. Niyo nama nanjye ngira abantu, mureke wagenda yake, bazayimuha n'ubundi, ariko wewe kumusinyira, wewe kubishyiramo ikiganza cyawe. Ariko abantu kuko n'abakatima kaba karehare aravuga ngo ese wewe yatse se ngo nanjye ndayimuha. Niko abantu benshi bavuga, nge barabimbwiye. Ukamubwira uti nyamara nubwo yayatse, ariko we mwihorera agenda yake, ariko wewe nzamusinyira rwose, niwe wayatse, nagende bayimuhe rwose, nagende niwe wabayatse. Umugabo nawe wamubwira uti umugore wawe dore niwe wagiye kwaka gatanya, we mwihorere ati niturize, natuza guteze, niwe wayatse, ndamusinyira nyine bagende bayimuhe. Urumva harimo ikintu cyitwa kugira gute, kwihimuranaho, guhimanaho hagati yabo. Ariko yaba ari umukristo mwiza nkakugira inama ukaba wayumva, kugira ngo bizakurinde kuruyirwa muri uyu mutego, ntabwo wari ukwiye gushaka undi mugore. Niba umugore wawe yagusenze, wa mugabo wari ukwiye kwituriza, ntushaka undi mugore. Wa mugore we
niba umugabo wawe yagusenze akaba yatse gatanya witurize we gushaka undi mugabo kuko niryo jambo ry'Imana niko ritubwiye impamvu yaba iyo ari yo yose icyaha cyabi nta cyaha kitanababarirwa niyo mpamvu Yesu yababwiye ngo n'umutima unangiye nta cyaha kitababarirwa ese nta cyaha kitababarirwa amaraso ya Yesu atwikira ibyaha byose yaba wari ukwiye kumenya imbabazi z'Imana nicyo cyaha cy'ubusambanyi wakimubabarira kuko nacyo kirababarirwa ariko ntabwo bishoboye birakomeye birakurenze rwose urambwira utagaho kari kundi karahandurika nibyo nyine ntabwo ngiye kandi ariko weka kuriho ariko ijambo ry'Imana ntabwo uri kuburana naryo ijambo ry'Imana ntawe uriburanye ni ukuri kw'ijambo ry'Imana genda umusenda ariko we gushaka ubundi kandi nubwo umusenze uzagwa mu rwobo kuko ijambo ry'Imana iko ryatubwiye mu migani urwobo bagwamo rero nuruhe kandi abantu benshi barugwamo urwobo benshi bakoze iyi divorce urwobo benshi bagwamo bakoze bagize bavuga ngo ni gatanya nuko bongera bagashaka nirwo rwobo benshi bagwamo kandi je narabibonye abantu benshi baruguyemo umugabo amaze gufata gatanya umugore we ni umwanzi umugabo arahita ajya gushaka undi mugore umugore se umugabo niwe wamwanzi umugore niwe arashaka undi mugabo ubwo se urabona ubwo mutaruguyemo nuru rwobo nyine abantu benshi baruguyemo kandi abanyamadini benshi baravuga ngo ntacyo batwaye urwo baruguyemo ariko kandi nanone ntabwo ari ukuvuga ngo washatse undi mugabo gusa ntabwo ari ukuvuga ngo washatse undi mugore gusa ahubwo aha hantu uhaca agasitari aha hantu uhaca akarongo uvuga ati kuba wagiye kwaka gatanya kandi Imana ivuga ngo yanga gatanya Imana ikavuga ngo icyo yateranije ntakagire umuntu ugitandukanya ukaba wawe wiyemeje kugira umutima winangiye urwo n'urwobo wamaze kujyamwo koko burundu already no kuvuga ngo uwo mutima unangiye wamaze kugugusha nyine mu rwobo n'urwobo rwo kurimbuka n'urwobo rwo mu mwijima w'icuraburindi n'urwobo Satani aba yaracukuriye abantu be kugira ngo ajye abagushayo abantu b'Imana abagushemo abantu b'imitima inangiye abagushemo baba bamaze kuva bamaze kugera mu bwatsi bwa Satani nyine bagiye mu maboko ye abagusha mu rwobo nyabuneka ikintu cyitwa divorce ikintu cyitwa gatanya man ndakwingingiye ucyumve ugisobanukirwe niba wumva gutekereza kuzayikora uyireke niba warayikoze wisubireho kuko haracyariho ibyiringiro uracyahumeka umwuka w'abazima uracyari mu mubiri umuntu agihumeka umwuka w'abazima akiri mu mubiri naho yaba aragiye kurehangana gute yagaruka Imana ikamugirira ibambe niba warakoze divorce ukaba warashatse undi mugore mureke umenye tuyusa umugore si uwanjye umureke ugaruke wongere wihane urebe wa mugore wawe wari warataye umwinginge kuko nawe hari igihe uzasanga ugomba kumwinginga cyane umwinginge nugirirwa ubuntu ugasanga nawe urukundo rw'Imana rumuriho akumva urukundo rw'Imana akarwemerera akemerera Imana azakwemerera mu bane nakwangira uzakomeza usenga Imana utegereze nawe wa mugore we nuko bikumereye niba wari warakoze divorce niba wari wafashe yambere kujya kwa divorce cyangwa niba bari baragusenze niba aza kukubwira ngo ngwino twongere tubana uzemere kandi niba warashatse undi mugabo nawe umuveho kuko si umugabo wawe nuriya wa mbere kuva kiri wagihumeka w'abazima umugabo wawe nuriya wa mbere umugore wawe nuriya wa mbere turangirize ku ijambo ry'Imana dusanga muri Maraki ibice 2 umurongo wa 15 na 16 Maraki ibice 2 umurongo wa 15 haravuze ngo mbese ntiyaremye ubwo ni Imana iri mwivuga mbese kuko Imana niyo yaremye Imana niyo yaremye isi n'ijuru Imana niyo yaremye umuntu Imana niyo yaturemye tubiremwa by'Imana Maraki rero noneho hano akavuga ngo mbese ntiyaremye umwe naho yari ifite umwuka usagutse Imana yaremye Adamu kandi Imana yari ifite umwuka usagutse ariko irema Adamu gusa ko tuzi yuko Imana yaremye Adamu yarangiza ikamusinziriza mu rubavu rwe igakuramo Eva
mu rubavu rwa Adamu niho yakuyemo umugore we ariwo Eva. Noneho hano Maraki niho ari mu kuvuga ngo mbese ntiyaremye umwe. Noneho aravuga ngo mbese ntiyaremye umwe nubwo yari afite umwuka usagutse. Icyatumye arema umwe ni iki? Nuko yashakaga urubyaro rwubaha Imana. Kuko ngo nuko rero murinde imitima yanyu hatagira uriganya umugore wo mu busore bwe. Yesu Mana ufasha abantu bawe, iri jambo barimenye, barishyire mu mutwe, barishyire mu mitima, barizirikane. Ku murongo wa 16 ngo kuko nanga gusenda ni biriya nyine bya divorce, ni biriya bya gatanya. Imana yanga gusenda. Ngo niko Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuga, nanga umuntu utwikiriza urugomo umwambaro we. Gusenda ni urugomo muri make. Hano ni kwijambo ry'Imana ritubwira. Ni urugomo, ni ubugome, noneho bwa bugome bwe abutwikirije umwambaro we, arabuhishe, arabutwikiriye. Urakumva? Ngo niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Nuko rero murinde imitima yanyu mwe kuriganya. Niko ijambo ry'Imana ritubwiye. Umurongo wa 16 ngo kuko Imana yanga gusenda. Imana yanga divorce. Imana yanga divorce. Imana yanga gutandukana kw'abashakanye. Imana irabyanga, nta kindi wongeyeho, nta kindi nakongeraho, nta n'umuntu n'umwe wagira icyo yongeraho. Imana yanga divorce. Imana yanga gusenda. Imana yanga gutandukana kw'abashakanye. Nta kindi. Ngo niko Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuga. Bene data, turongeraho ikindi kihe? Abantu babigoragoza, abantu bakabijyana hirya, ngo ubwo yakoze divorce, ngo amategeko yarabimwemereye, ngo abasha gushaka undi mugore. Amategeko se yabikwemereye, ujya gukunda uriya mukobwa, ujya gukunda uriya mugabo, mukemeranwa kubana, wagiye gushaka amategeko. Amategeko abantu bayajyamo nyuma bagiye gutanga abahamya. Amategeko bayajyamo nyuma bagiye kwerekana bati dore twarikundaniye none turashaka kubana. Nta kindi. Ntabwo amategeko ashobora gufata umuhungu hariya, ngo afate umukobwa hariya, ngo bashyire ku kiziriko ngo nimuze ngo tubasezeranye. Ibyo ntibibaho. Abantu nibo bijyana kuko baba baze gukunda. Rwa rukundo wamukunze rero ni rwa rundi Imana izaguheraho ikubwira ngo urwo rukundo wamukunze bwa mbere waruvuyemo. Wa muhungu we, wa mukobwa we, rwa rukundo mukundana rwa mbere. Ukamureba ukumva uramwishimiye, akakureba kumva arakwishimiye, mukabivuganaho, mukabyemeranwaho, mukemerana kubana, mukanabana. Noneho urwo rukundo nirwo ubuvuyemo, nirwo Imana izaguhora, kuko uzaba wavuye muri urwo rukundo rwa mbere wari wakunze wa mugore wawe, wavuye mu rukundo rwa mbere wari wakunze wa mugabo wawe. Imana ndabikubwiye ivuga yuko yanga divorce. Imana yanga gatanya. Imana yanga gusenda. Imana iduha umugisha kandi twumva ijambo ry'Imana nk'ijambo ry'Imana. Ndumva narangiriza aho ngaho, ahubwo tugasenga Imana. Urahari wowe wari urimo ufite gahunda yo kuvuga kuzasenda umugore wawe, wari ufite gahunda yo kuzasenda umugabo wawe. Ese wowe bazaga abantu bajyaga bakugisha inama, wabagiraga iyihe nama? Wowe abantu bajyaga bagusanga bakugishije inama, wabagiraga iyihe nama? Nyabuneka tuvugishanye ukuri. Ukuri niko kuzatubatura. Kuko muri iyi minsi y'imperuka abigisha babaye benshi bivugira ibinezeza amatwi y'abantu. Abantu nabo bagashaka kumva ibibanezeza. Ariko ijambo ry'Imana rituje ritubwira ngo tubwizanye ukuri. Imana igufashe nanjye ifashe. Tujye tubwizanye ukuri. Amen. Dusenga Imana. Mana yacu, Mana igira neza. Ndagushimye cyane kutuganirije ijambo ryawe, ijambo ry'ubugingo. Nibyo koko Mwami. Ijambo ryawe nta wagira ikindi ryongeraho, wanga divorce. Ijambo ryawe nta wagira ikindi ryongeraho, wanga gutandukana kw'abashakanye. Ijambo ryawe riruzuye kandi niko wabivuze ngo kare kose siko byari bimeze. Mana, icyampa umuntu wese wumvise iri jambo ari uwubatse, ari uwo Satani yajyaga agerageza akamubwira ngo numva nakora divorce, numva natandukana nawe turi kumwe, akamenya yuko wanga divorce kandi akamenya yuko atari ubushake bw'Imana, kandi akamenya ikintu gikomeye cyane ko agomba kwirinda umutima winangiye
twiringiye abantu bagira umutima winangiye ngo bagwa mu mwobo. Mana uturengere, urengera ubwoko bwawe, urengera abantu bawe. Urakoze kubyumvise Mana, byose mbisenze nizeye mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwacu. Amen.